ahora ndamiza amaboko ye, akanamijwe ijwi ry'ihumure, ati humura nzakuramiza amaboko akiza, ndi mu maboko akiza, amaboko akiza, nubwo naba ngeze no mu kaga, ndi mu maboko akiza, ndi mu maboko akiza, amaboko yakiza, nubwo naba ngeze no mu kaga, ndi mu maboko akiza. Baramutse neza abanyarwanda abanyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose z'indabaramutse ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe, mugire umugisha, mugire amahoro, mugire umuntu, mugire gukora kwiza kandi kw'Imana. Mbifurije kubona ibyiza by'Imana Yesu atanga, mbifurije kubona amafaranga mu isi kuko niyo dukeneye. Imana niba ibona tuyakeneye koko by'ukuri niyaduhe. Mbifurije rero kugira ngo muyabone kandi muyabonere ku kuri. Niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo, niba ubabaye, niba wagize ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye, ihangane, Nyagasani Yesu arakuzi kuko nta kijya kimunanira mu maboko ye. Ngo ndi mu maboko akiza, nubwo naba ngeze mu bibazo bigiye bitandukanye cyangwa ibibazo mbona nta gisubizo cyabyo, ariko ngo Uwiteka aransubiza. Rero nawe humura, Uwiteka aragusubiza. Murabizi cyane, murabizi iyi channel yacu ko dukunda Iryabera Trinitas. Ejo bundi nababwiye yuko yari yagize wedding anniversary umwaka ushize ashatse. N'ubu rero aracyari mu byishimo n'umugabo we Nkuru Claude. Ni umuryango ushima Imana, uyu muryango watumye benshi cyane bava mu byaha, umuryango watumye benshi cyane bagukira gukora kw'Imana, bakavuga ati Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu ishobora byose. Abantu bakavuga ati turagukunda cyane. Rero nje gusubiza commentaire nagiye mbona abantu benshi bagenda batanga ibitekerezo bambwira ati kutatwereka umwana we. Narababwiye ngo ni amakuru yose nzajya mbona nzajya nyabaha. Rero hari benshi nyine bibaza ku kibazo, ariko nabyo tuzabibereka, ariko mujye mumusengera cyane. Umwana hari namabereka kandi kamubereka nishimye cyane ko turamukunda. Ni umuntu mwiza, ni umuntu twese dukunda, yatumye benshi cyane bava mu byaha, atuma benshi cyane bagukira Imana, bamenya Imana. Rero comment nagiye mbona zari zo kuvuga ngo ese ko utatwereka umwana ntabwo barabyara, baribarutse namubereka, ariko Imana yacu iracyariho. Twizeye ko Imana izabasubiza ibyifuzo byose bagenda. Comment ziramusengera, abantu benshi bakamusengera, abantu benshi bakavuga ngo turagukunda. Comment ni nyinshi cyane, ariko comment imwe y'abantu bagiye bagarukaho kenshi cyane ngo kutatwereka umwana we. Se ntabwo baribaruka, baribarutse twabibagezaho, ariko Imana iracyakora. Tuzagenda tubagezaho amakuru yose atambuka kandi neza cyane. Iryabera abantu benshi baramukunda, ariko nimwe mutegereje nta gihe kirarenga kuko iminsi iracyahari. Ti warabyibushye, ti wabaye ikibaju, wabaye mwiza, wawushimwa n'urugo, koko ngo ntaho. Imana iyo wayikoreye nawe irakubahisha mu mahanga yose, ikakubahisha ahantu hose ugenda uca. Ayo ni amagambo menshi abantu benshi bagenda babwira uyu mukobwa mwiza cyane witwa Iryabera Trinitas. Rero abantu benshi cyane bahora bamwifuriza ibyiza kandi byiza byinshi cyane. Nyagasani Yesu ko abitanga byose, turagira ngo azajya bibona kuko abantu benshi baramukunda kandi cyane. Rero bari mu byishimo bidasanzwe, n'ubundi barakiziza happy wedding anniversary. Ni umwaka ushize bashakanye, ni umwaka ushize babanye nk'umugore n'umugabo, basezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'imbere y'itorero ryayo ryera, ndetse n'abakristo babashyigikiye, n'ubu ngubu baracyabashyigikiye. Ubwo mutakimubona yagiye mu gihugu cya Australia, nahoze mbibabwira kenshi cyane, mbabwira yuko ari mu gihugu cya Australia ariho ari kubarizwa
magingo aya ndetse n'umugabo we. Reka tumwifurize ibyiza Nyagasani Yesu atanga kugira ngo bijye bimubaho, kandi dukunda indirimbo ze zose. Ni umuririmbyi wa Jehova Jireh nk'uko mwari mubizi, ndetse n'umugabo we bavuga yuko komenti nagiye mbona ni Umurundi ariko akaba yarakunze kuba hanze. Rero murabyumva, bose bakorera Imana, bose bishimira aho bageze, intambwe bagezeho, bishimira iterambere ry'urugo rwabo bagezeho, bishimira yuko Imana ariyo ya mbere mu buzima bwabo. We niba utafite Imana muri wowe warasigaye. Ndakwifuriza kugira ngo ujye ugira Imana, kuko Imana ni nziza kandi irakora. Imana yacu rero irumva. Rero uyu mwana ntabwo ngiye mwita umwana n'umumama, yakoreye Imana mu bukobwa bwe, mu bwana bwe, mu bukumi bwe, akorera Imana, yera imbuto nziza, yera imbuto zikwiriye abihannye bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu w'ubugingo bwacu. Yaramwemeye, aramukorera, ndetse Imana imukorera n'ibirori byiza cyane. Mwabonye umwaka ubu urashize, bizihije isabukuru y'urushako, bizihije isabukuru y'umwaka bamaranye babana nk'umugore n'umugabo, ariwe Iryabera Trinitas ndetse na Nkuru Claude. Ubu bashima Imana. Mureke mpinire aha ngaha mbasezera, kandi mbifuriza kugira ngo Nyagasani Yesu ajye agomeza abantu namwe muri byose. Nababwiye ngo niba tuje kuvuga ku bantu b'abakristo, tugomba kuvuga ku mukristo nyakuri. Umukristo nyakuri ni wa wundi ubona ibintu bitagenda neza, yarangiza akiha igihe akabisengera. Rero nk'uko tugenda tubigarukaho cyane, ikintu twezwizitaho cyane ni ijambo ry'Imana ndetse n'Imana. Murakoze cyane.